Ibintu bitandatu biranga umugabo mwiza ndetse bigahindura ubuzima bw'umugore we. Kugira ngo abantu babiri basangire urukundo mu buryo bwiza nuko bombi baba bafitanye ubwumvikane ndetse buri umwe akumva mugenzi we, ari nabyo bizamura amarangamutima yabo. Aha rero niho hatabamo kwikunda, aho mu gihe ukoze ikosa usabwa kurisabira imbabazi kugira ngo umubano urusheho kuba mwiza. Aha turibanda cyane ku mugabo mwiza, aho ubushakashatsi buvuga ko atanga umunezero wuzuye ku mugore we ndetse nawe ubwe wa munezero ukamugarukira byihuse. Muri iki gihe urukundo rw'ubu umuntu yavuga ko rutakiri umwimerere bitewe n'ibintu bitandukanye, aho unasanga igikorwa cy'abashakanye kitagenda neza kuko umwe yagikoze ku ngufu bityo undi ntakishimire. Ugasanga rimwe harimo kutizerana hagati yabo, kudasangira amarangamutima. Ugasanga umugabo arushijeho kuba mubi cyane bityo umugore ntamwishimire. Nubwo bimeze gutyo, hariho abagabo beza kandi batandukanye cyane n'abandi, aho usanga bakunda ndetse bagakundwa akaza abagore babo ku buryo nta kibo babonamo. Dore rero ibintu abashakashatsi babonye ko bishobora kuranga umugabo mwiza ndetse bigahindura ubuzima bw'uwo bashakanye. Amagambo n'ibikorwa birajyana. Najya abeshya, ni umuntu ukora uko ashoboye agasohoza amasezerano ye, agerageza ibishoboka byose ngo utamutera icyizere. Aharanira buri gihe kukwereka ko ari umwere. Uko byagenda kose, nubwo umuntu aba ari umuntu nyine, ariko umugabo mwiza akora uko ashoboye akakwereka imishinga ye n'uko iteguye kugira ngo utazamukeka ibindi. Imbere yawe aharanira ko nta kosa wamubonaho, akurwanira ishyaka iteka. Ibi ntabikora kugira ngo agere ku nyungu ze runaka, ahubwo ahora abona ko wowe uri mu nshingano ze ndetse akagerageza uko ashoboye ngo akunezeze. Akuganiriza ku hahise he kugira ngo mwubake ejo hazaza heza nk'abantu babiri. Akuganiriza amateka y'ubuzima bwe, noneho akaboneraho kukuyobora agendeye ku hahise he nta buryarya burimo, atarebye ngo uramugaye ushingiye ku mateka ye. Icyo agendereye ni ugutegura neza ejo hazaza agendeye ku mateka ye hahise. Akubaha ntacyo ashingiyeho. Umugabo mwiza yubaha umugore w'ibihe byose, nubwo hashobora kubaho intonganya cyangwa se imbogamizi runaka mu rukundo rwanyu. Uzasanga afata iya mbere mu gutuma hongera kubaho umwuka mwiza kandi agakomeza kukubaha iteka. Agukunda ukuri, uzahora uri mwiza imbere ye nk'umugore we w'ibihe byose. Waba urwaye, unaniwe cyangwa ufite ikindi kibazo, uyu mugabo aragukunda pe.